Yes, reka twongere tubifurize umugoroba mwiza, umugoroba w'umugisha, nshuti bakunzi ba Jeune Official aho mutwumva muherereye. Nizere ko mumeze neza cyane rwose, abatwumva muri ku mugabane wa Afrika ndetse namwe mutwumva muri ku mugabane w'Uburayi, abatwumva muri ku mugabane wa Amerika ndetse n'ahandi hose. Mwese reka tubifurize kugubwa neza, turero kandi kubaha ikaze muri amakuru yo kuri uyu mugoroba wo ku munsi wo kuwa gatanu kabisa. Turi ku munsi wo kuwa gatanu, turi tariki rero 12 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2024. Tukaro tugarutse rwose muri studio kugira ngo twibanire muri amakuru y'umugoroba. Akarero ari amakuru y'ibikomeje kubera hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, none nk'ibisanzwe ni mu ntambara ikomeje guhanganisha M23 ndetse n'igisirikare cya leta Kongo FARDC. Nkuko mumaze kubimenyera rero, murabizi ko rwose tuba dufite amakuru menshi cyane kandi akomeye cyane. Kuri uyu mugoroba rero ni byinshi tubazaniye, gusa mu makuru turi buze kubagezaho nuko hano muri teritwari ya Rubero M23 ikaba yamaze kwafata ikibunda kinini cyangwa se ikimodoka kigifite n'ikibunda. Icyo kikaba ari ikimodoka cy'igifaru mu mirwano ikomeye. Hanyuma ikindi kandi rwose turi buze kugarukaho, tukaba turi buze kugaruka hano muri uyu mujyi wa Goma. Hanyuma twongera tugaruke muri ya systeme mu by'ukuri cyangwa se muri ya GPS yamaze kuba izambagurika, yamaze kuba yijirirwa n'iki gisirikare cya M23 nkuko FARDC arimo kugenda babivuga. Rero mu by'ukuri ibintu ntabwo bimeze neza, nubwo abantu benshi barimo barabona ikibuga cyo kirimo gukora cyangwa se maginganga kirimo kirakora. Ese bihagaze bite? Byose rero turaza kubikuvira imuzi n'imuzingo. Sina makosa, umugoroba mwiza. Umugoroba mwiza kuri twese fighter. Niki wateguye rero sasa muri umugoroba? Ya abakunzi bacu, amakuru tugiye kwagezaho nuko nyuma yuko umunere mukuru nimvuga ngo mukuru w'Kinshasa warukuriye anere muri DRC cyangwa se muri Kongo, nyuma yuko amaze kwiraswa iperereza racyakomeje ngo barebe icyamwishe uyu muvandimwe, ariko ngo hari abantu bagiye kubigenderamo, hari abantu bagiye kubizira. Ese abantu ni bande? Bigiye kuba bite? Sadeke koko ibintu byabazanye nibyo muri gukora. Sadeke tugiye kubabwira ibyo imaze gukorera muri uyu mujyi wa Goma muri aya manywa bafite ihungabana. Tuvuye muri studio ibintu bahise bakora ni ibintu biremereye, bakoza amahajab, bakoza amahano, bakoza amabara. Turasimbukira Masisi rwose ubitangaro Boduwe ari kuvuna umuheha kongezwa undi aho hantu rwose kwa Boduwe ngaruye kwangaruye Boduwe ari gukubita atababarira. Ahangaha naho turaza kuhatinda cyane, ari gukubita atababarira. Turasimbukira Butembo mu mujyi kuwa mbere, none turi kwa kangahe fayo? Umunsi turi kwa gatanu. Kuwa mbere itangazo ryamaze gusohoka. Kuwa mbere bazakora iki? Rimpatiye ahubwo pereze iryo tangazo hano manze ndondoshe n'abadukurikiye, tubereke ko ibintu bimeze neza cyangwa se rwose ibintu birimo biragenda bihindagurika. Ibintu byahinduye isura. M23 mu mirwano yatangiye kuva amasaha mu gitondo irimo irabera hano muri za Butembo. Isize M23 ifashe ibimodoka bigera kuri 3. Muri ibyo modoka hakaba harimo n'igifaru. Ese ibindi bimodoka bimeze bite? Ibindi bahafatiye ni ibihe? Abagabo bafite ibikoresho bike ariko nibike bari basanganwe. Ndabarahiye M23 yatangiye kubifata. Ese bimeze bite? Duherehe ubwo abantu mwese nizere ko rwose mwinjiye muri weekend bumeze neza. Ubwo reka manze bacishirizemo akatangazo ko kubasuhuza mbere ko dutangira ikiganiro. Ubwo nizere ko rwose weekend muyinjiyemo neza cyane, yaba abatarayivamo cyangwa na prita batarayijyamo bitewe nuko mukiri mu kazi. Ubwo namwe rwose nizere ko mumeze neza cyane. Hanyuma ku rundi ruhande ariko ubwo abamizirima rwose nizere ko ijuma yagenze neza. Ubwo abadivantiste namwe murimo muritegura isabato ku munsi w'ejo, namwe ndabasuje cyane kandi mbifurije isabato nziza. Hanyuma ikindi, abari ku mugabane wa Amerika namwe bateye yambo, abari ku mugabane w'Uburayi, abari ku mugabane wa Afrika mwese ndetse na Aziya, reka tubabwire ngo kamu kabisa, shikamu harya bwo ni shikamu bashikemo bagubwe neza. Cyangwa se rwose icyo nababwira nuko mwamaze guhabwa ikaze. Namakuru tugiye kwinjiramo, ariko nanone sindi butangira ntarabwira abantu mutarakanda subscribe ngo muyikandeho like na share ku bantu mwabikoze rwose mubikoze, murakoze cyane. Duhereye nge ndumva twahera muri Butembo na Rubero. Aha, ubwo rero bivuze ngo uhise unyinjiza muri operation niko bigenze. Reka ariho duhera, sina makosa kuri inshuro
reka nkureke ufate vora ari we uyobora rwose ikiganiro. duhere Butembo tumanuke Rubero turebe uko byifashe muri ibi bice. Ngo hari ikintu cy'ikibunda cyari kiri mu modoka ngo rwose ngo bagize gutya rwose FRDC barayishwishwibikana ikibunda ngo bagira gutya baragita bariruka. Aha twagiye sasa twinjizemo rwose muri operation. ni ukuvuga ngo ibi bintu byo mu hano muri za ahanga za Rubero abantu munyemerere tubanze tubihere hano muri uyu mujyi wa Goma n'ubundi kuri ya systeme cyangwa se kuri ya GPS yahagaze kuri za ngendo ziri gukorwa mu kirere zikozwe zitagikorwa. Ntabwo zigikorwa bitewe nuko ngo systeme ya GPS yamaze kwinjirirwa ku buryo rwose ntabwo ibintu bimeze neza. Ntabwo GPS irimo iragaragaza situation ngo itume indege zikora zijya muri biriya bice ngo ndavuga Butembo ndetse na Beni. Systeme iracyafunze byanze nyuma yuko Goma yafunguwe mwabira bice iracyafunze. Nuko ngo ndagira ngo twinjire mahanga kuri iyi nkuru twavuze. Abantu benshi mu kiganiro ibuka ko batubwiraga bati ariko fighter titwe turi hano i Rubavu hafi n'ikibuga cy'indege ati turimo turabona indege zirimo ziragenda nta kibazo. Abari igoma nabo bakaduhamagara bakatwandikira bati fighter rwose nubwo uvuga ngo ku kibuga cy'indege byakaze atari indege turimo turabona zirimo zirakora. Inkuru mbazaniro mbere yuko ariho tunahera tuninjira iyo hero haruguru kuko bifitanye isano niyo operation mbazaniye nuko sina makosa izi ndege iziri gukora ni ziri gukora zijya mu bindi bice. Ubwo ngo systeme ya GPS Butembo na Rubero nabwo ni Butembo Rubero ndetse na Beni yo GPS rwose ntabwo irimo irakora maginganganye iri boroke rwose atagira n'umuntu uza kwibabwira ababeshyira boroke ntabwo irimo irakora. Sinzi umuvana numvisha bazarvati rwose ati abameze gukora ingendo nyinshi niyo bari kugenda yo buhumuhumu bakagerayo ariko biragoye hari umuntu wanyandikira baho ntabwo bibaho mbese ni ibintu bidashoboka keretse ubwo se wamenya uri murerekeza gusa radari zakwereka. Ndakubwiye uramutse uhagurutse byonyine ugifata ikirere ndakurahe wakwisanga wageze hano ushaka kusanga waguye Musanze ushaka kwisanga wageze i Rubavu cyangwa se uri na Kampala agashobora no kugwa mwakira kiyaga turi kureba hari cya Edouard ikiyaga cyo wenda hasi wabona karamazi ariko ndakubwiza ukuri ushaka kuyobera nko muri Kampala ukagira ngo ugeze muri Butembo radare ziba zahagaze ntabwo zazi kwerekira ukwerekeye. So rero biragoye cyane pe niyo warahakoze ingendo zingana zite ibi bintu biragoye. Iyi systeme rero sina makosa impamvu ngize ngo duhereho nuko abantu benshi bambazaga cyangwa se batubwira ati turimo turabona birimo birakora indege zirimo ziratambuka ariko izirimo zirajya hara muri Butembo ndetse na hano za Beni izi ndege ntabwo zirimo zirakoreshwa mu by'ukuri nkuko amakuru arimo aragenda atugeraho. Amakuru mbazaniro mu by'ukuri nyuma yuko ibi bintu byanze FARDC sina makosa usibye kuba M23 ku munsi w'ejo yarateguye uburyo ki mu by'ukuri yirirwa ijyana bari abahungu bayo mu bice ku mashuri cyangwa se ku kosi. FARDC ngo bari bateguye ngo bari bafite gahunda barimo barategura ibitero bikomeye cyane ndetse ngo bagiye no kwifashishamo bya bibunda ndetse n'ibifaru bya bifaru M23 terutse kugura muri Argentine Bulgaria muri Bulgaria ikintu bita operation mbabazane ku uyu mugora bakunze Jeune Official hahandi mwasanga amakuru nkaya ngaya bya bifaru bari bagiye kubyinjiza mu kazi nukuvuga ngo bya bitwaro n'ibiki byose FARDC bari baherutse kugura muri Bulgaria. Nuvuga ngo bagombaga kwifashisha izi ndege zikabitunda zikabitransfera hehe zikabijyana muri Beni bikava Beni bita bigera hano hangaza za Butembo byagomba kugira Gisangani bikazajya bigerana hano Beni na Butembo hose ibintu bikagenda neza na za Rubero hose. Hanyuma rero icyaje kubaho niki M23 ibi yamaze kubimenya yabimenye ko ibi bimodoka bitwaro n'ibiki byose bigiye kuza buriya ngo biri hano Igoma babigejeje hano Igoma niho bipfundikiriye biracyari mu mashashi. Niyo mpamvu igihunga hano Igoma harimo igihunga abaturage n'ubu rwose ntimwirare anytime mu kanya baraza kurasagura muraza kumva amasasu kuko ubwoba ni bwose nta nubwo birasubira Kinshasa urabibateguje. Ibi bitwaro sina makosa
bari bazi nko ko arizo mbunda bari bujye kwifashisha kuko ngo umunyeborogaria rwose azibaha yarababwiye ati izi ntwaro nizo zigiye kubafasha guhangamura M23 ati ibyo yigize igiye guhura n'akaga. None rero sinamakosa ukuntu iyi mirwano yabaye muri iki gitondo ni imirwano ngo bari bazi yuko ngo icicaro cya M23 kiri guhagarika iyi GPS ntikore neza. Bavugaga bati kiri hano M23 terutse kubohoza ngo kuko ngo ntago yajya kure cyane naho ngaho kuri ibyo bibuga ahantu ibintu bigomba kubera ngo buriya ngiri hafi kubahakinga iri hafi y'ikibuga. Bakavuga bati ishobora kuba iri kubahakingira hano muri Nyiragongo ikabahakingira iyi GPS bikayihakinga iri hano muri Butembo muri Rubero igahakinga Butembo inayirimo ndetse iri hano za Beni. Bati rero ikigaragara satellite zabo zirimo zirahakinga iminara yazo birashoboka ko barazubatse hafi aho ngaho. Niyo mpamvu masaha mu gitondo twababwiye na n'ubu ngubu ibifaru by'ibimodoka n'ibiki byose byiriwe hano hangaha mu by'ukuri byiteguye ngo kuba byakwataka hano muri Kibumba. Ariko ibintu ntago byigeze bibakundira byarangiye rwose system itagenze neza kuko iyo ruguru muri za Rubero bakubiswe icyo bita umuhenerezo, bakubiswe umufiririzo Rubero. Amakuru sinamakosa akavuga ko nyuma yuko bavugaga batereka bagerageze bafungura iyi system ya GPS bikanga. Eshe ni mwabantu mwe babazana amakuru shitwa ubwino nukuvuga ngo icyaje kubeho niki batatse baravuga batereka tujye kuderoja M23 niba kuko iyo minara yabira aho ngaho ariyo barimo kwestarira hangaha hano muri za Rubero. Uziko si amajyepfo ya Rubero yose M23 birasa no yamaze kuyigarurira. Bavuze batereka tujye kuyideroja noneho nabo bahugira mu mirwano noneho iyo system babe bayihoreye isubireho GPS isubireho nitangira gusubiraho bya bikoresho bitangira bive hehe Igoma byambuke bije hehe bigere hano muri za Butembo. Ariko ni nabihanduza cumu nk'ubu M23 remutse ibarekuriye gato iyi GPS kayirekura niba kuko ariyo yabihakinze ikabinoza neza iramutse ibirekuye ibi system ikabirekura bakagurutsa indege byabikigera mu kirere kongera ikabiboroka. Si nko ko wari uri kuguruka wari uri kugenda ahantu hari amatara utacanya yawe n'imodoka umuriro wagenda ugahita ukubita ukagonga nk'igikuta nawe ukagira ute indege yahita yisanga igeze hasi ku butaka yahitigwa kuko system urumva ibiburiye mu kirere cyangwa se yabari nk'akajugujugu ikagwa higeze mu rwego rwo kwirinda yagira n'ibindi bibazo mu nzira cyangwa se ikaba yayobagurika. Sina makosa rero rwose ngo niyo papa si imirwano y'uyu munsi yabaye iyi mirwano ikaba yabereye munsi gato cyane rwose ugisohoka aho bita muri Rubero ku zone cyangwa se rwose muri Rubero ku centre umanuka muri ibyo bice M23 irimo aho ntane nahitwa ngo ni Kitsombiro waraturutse aho bitaza Bikana. Aho rero niho baturutse rwose iyo muri ibyo bice bya za Bikara force zabo zakumanukiye naho bita Makosa zirakumanukira za Makoka barakuzamukira bati tugiye gukubita M23 tuyibuze turebe izo minara zabaho ziri kuko ngo M23 ngo hari ukuntu igeraho hantu igahita ishiraho ifite ibyombo bitameze nk'ibya FARDC by the way ifite ibyombo bya Satifone bifite icyombo gifite nka antenne ndende biriya byomboro bahita babyubakira iminara ahantu bageze kugira ngo birakurura cyane birumva ashobora kuba ari haraza Butembo kigakorana hano Igoma kagera hano Igoma n'ukuntu bikurura amajwi yabo muri FARDC ngo kajya bumva ibyo ari kuvuga babyita ku monitoringa biranara monitoringa baramonitoringa bikomeye cyane numva bifite ikoranabuhanga riremereye. Icyaje kuba rose n'amakosa nuko ngo iri koranabuhanga riri kibura ngo hari abaturage ngo bura ngo FARDC ngo nefite ngo ubutasi ngo buri hano muri ibi bice ngo M23 yagiye ifata ngo bababwiye ngo twabonye ngo bubatse ngo ibintu by'iminara kumbe nibyo by'ibyo byombo bati naho ngaho buriya ibiri barakumanukira n'ibimodoka ngo bagiye kwataka bakumanukira imarukana rikitwa igifaru iki cya Autobrende bakumanukana n'amakonvoyi agera kuri abiri bakumanukira n'ikimodoka kino kimodoka cya Tata cyangwa se cya kintu bita Kamazi cyuzuye abasirikare batsindagiye na kumara ayo majipo urumva biri yarari hama abasirikare ngo bagiye kwataka bagera muri Kitsombiro aho ngaho niho habereye imirwano muri ibyo bice ivumbi ratumuka ahitwa za Karungu ngo ibyatsi ngo nibyo mu byukuri ngo byabaye
nibyo byagusobanura ibyabereye hari ahantu ibyatsi byaharenganiye. Hanyuma FARDC rero ngo baje kubashishubikana sina makosa ngo noneho ngo babonye ngo babasubije inyuma, ariko cya kimodoka cy'ikamazi cyo ngo cyamaze gusuka abasirikare ngo gihita gisubiraho hakiri kare cyane. Izo modoka za Segon sina mako nta nimwe bigeze basubizayo, byarangiye M23 ibifashe yabifashe mateko, yabifashe rwose bugwate, ntabwo bigeze babikoresha. Amakuru arimo arangiraho ngo nuko iki Kyoto brand M23 yagicakiye, ndetse ngo n'izirandi cruiser zigera kuri 2 nazo M23 irazifata. Ubu tuvugana ziri mu minwi cyangwa se ziri mu mirwi, ziri rwose mu maboko ya M23. Ahangaha rero kumva ko M23 hariya rwose iri gukubita itababarira. Hanyuma sina makosa ubwo M23 bari kurwana ahangaha. Buriya anytime twagombaga kumva n'umuriro watse hano muri iki kibaya, kuko ngo Sadeke ngo yari yakuzamuriye ibikoresho, kuko bura nayo rwose kuba ngo ya mirambo yabo ngo bayijyanye muri Side Kivu bitunguranye, ngo ni ibintu byabababaje cyane. Kuko ngo bari bafite ukuntu bapanze agomba kuzajya bayitangamo gake gake. Rero ngo ni ibintu byababaje cyane, byatumye bavuga bati uko byaba kose natwe tugiye gukora iyo bwabaga turebe icyo dukora. Ubu tuvugana rero rwose mu masaha mu kanya gato cyane gakashize sinamako ngo byaye modoka babibirinduranye n'umujinya, babirongeye babisubije hara ku kibuga cy'indege, ngo barabikatishe ngo barabigengwe babisubije ku kibuga cy'indege hari igoma babisubijeho bitarashe. M23 hano muri iki kibango yari yaryamiye amajanja, yari tayari, bari determine, biteguye kugira guhasha umwanzi. Mu gusubira sinamako ngo bakoze n'impanuka, izi modoka za Sadeke mu gusubirayo zikoze impanuka ikomeye cyane. Kabaye zikoze impanuka sinamako. Iyo mpanuka katubashakire na video zayo, video y'iyi mpanuka. Kwari umuntu uri drone yangira hano igoma ihise impereza video aba bagabo rwose bakoze impanuka, bagonze abaturage barabamaze hano muri Goma. Hanze ndebe bagonze abaturage hano muri Goma. Cyo warukize sinamako, icyo warubizi ko bakoze impanuka? Kundi kumva amakuru ari mashya. Kanze mbazanire aka video n'ibinshobokera ngashyira kuko nta kibazo katera. Aka video nta kibazo katera, reka mbyizere pe 100%. Hose karaba kahageze, ndabona kanze, ariko nibyo byanze reka mbereka amajwi. Reka bumvisha amajwi yako nga playing mukumve. Ako no muri groupe ndakeka sinzi mba kagezemo ariko. No muri groupe bakabona. Kagezemo? Muri groupe. Groupe rwose ndabona nta. Bebe. Muri groupe kombona nta karimo. Ndabona nta karimo rwose. Mwana alikuwa kumoto. Alikuwa anatembea. Hapa, alikuwa anatembea. Huyu mama. Huyu mama ametokea huko iko anaomba. Alikuwa na alikuwa kumoto. Alikuwa anatembea barabara. Iko anaomba hivi. Sinamako ahanga na aka video kunuko kugira ngo nkagaragaze bisa naho byanze. Ngo ni iyi accident ibera ahantu bitangwa ni ku Instigo. Ni hari hamwe no kuri Stade de l'Unité. Hari hamwe no ku General. Ngo birukansaga imodoka rero sinamakosa ngo nyuma y'igihunga n'iki byose
ikije kubaho sina amakosa nuko bagize gutya bagonga umuturage. Ubu tuvugana rwose ibintu ntago bimeze neza, kari ibibazo. Iki ni igihunga M23 yababijije, kuko gahunda bari bafite ngo kwa Rwita badivansinga ahangaha ngo bakataka bakareba ko ngo M23 yabirimo iramonitoringa cyangwa se ngo iyi systeme yabo ya GPS ngo yaba iri no kuyinjiriramo iri hano muri iki kibaya. Nibura ngo barasabarwa basa n'abahanganye nayo hariya, ngo bigatuma M23 ngo ihugira mu bijyanye n'intambara. None ngo izo ndege zigahita za Antonov zabo zigahita zizamura ibikoresho iyo muri Grand Nord. Baba we, niyo mpamvu urumva yuko iyi Grand Nord rwose iyi Kivu yose y'amajyaruguru irugarijwe hariya rwose. Nubwo muri kumva ari kure cyane, drone nyinshi zitari kujya zizana amakuru ku gihe, ariko ibintu biri kubera hariya muri Rubero, M23 hari iri gukora ibintu bidasanzwe. Umva noneho sasa rero iri gukora ibintu bidasanzwe. Arya Iringara ntiwiyaminiye asina makuru. Iringara uriyaminiye nangwa ntabwo ari neza, uragerageza Iringara shiramo. Ndashaka kugira ngo twumvishe abadukurikiye nyuma yuko aba basirikare bakubiswe ashwa batugiraho 5-5 nabo basa nabahaye ubutumwa abaturage batuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyuma yo kumenya yuko n'ingabo cyangwa se nicyo twakwita igisirikare yuko n'abahanzi batangiye kubamenya bakavuga bati muri gukubitwa ntabwo muri ku rugamba. Uzi ikintu bakoze? Bajya aho ngaho rwose nabo bahita baha ubutumwa abaturage bababwira impamvu uru rugamba rurimo kubananira. Gusa sina mako ni ibintu bitangaje gusa, ni ibintu bitangaje ndetse binababaje. Mutiro biteye biti, reka nze tubumvishe mwumve, kanze rwose amajwi nyashake. Ndije rwose ijwi riri hasi cyane, ariko fayita mbo amajwi tuyafite barabizi. Niyo bavuze ati impamvu twemera ibyo muvuga nuko na rimwe muzana amajwi. Nshatse kuvuga iki? Nshatse kuvuga kuri uyu musirikare wari uri kuvuga yuko ngo bavuga yuko barwana na M23 ndetse gikabananira, ngo nyamara ngo bari kurwana n'ibindi bihugu birenze 1-2-3. Urumva iki kintu? Ati kandi muravuga ati FRDC turi ba nta kigenda, ntago tuzi kurwana, mukirwa ngo mutuvugire kugahera. Namwe muzaze mwiyumvira uko biba bimeze. Nabo donc nanjye nibyo nagira ngo tunasobanurira abantu. Abasirikare avuze ati giye mumaze muri kuvuga ba confirm de bro nto turwana ntabwo turwana. Ati namwe muzaze murebe mwirwanire mwumve ko rumeze. Ati muzaze murebe uko biba bimeze. Ati mureka amagambo. Yababwiye ati turi kurwana. Uzi ibihugu uyu musirikare yatondaguye je numiwe gusa. Za Sudani, za Somalia, yashizemo za Somalia, ashiramo na za Amerika, ashiramo abafaransa, ababirigi n'abongereza, bose ibihugu by'Iburayi byose, Europe yose ngo bari kurwana na Kongo. Ngo rero ngo ni gute ngo mudushinja kutamenya kurwana, ngo namwe kurwana n'isi nzima. Mubabwire ngo abantu hari guhangana na za Europe na za nki zose, ngo mubabwire ukuntu muri kumva ngo bashobora gutsinda urugamba. Haraho yageze uru ngo n'urubanza muri kubaraga rukomeye cyane. Haraho yageze aravuga ngo abantu mwirwa muvuga ngo FRDC ngo duhohotera abaturage. Zigira cyazegeje yahise ahamagara umunyonzi wari kuranda rufite igare ngo naze ngo baganire gato, yanga ari kumwereka ko abaturage babanye neza. Bona umunyegare aje umutima wahagaze. Umunyegare yamugezeho icyuya kiri kubira, ibyuya byabize mu maboko, byabize mu ntoki. Yarazi yuko agiye gukora iki, yazi kagiye kumwakira rirakinga ryiwe. Aba basirikare sina amakosa nabo bararuhijwe. Bakongomani nyaboneka murekeraho mutazabatera gahinda.
ibyo kwirirwa bavuga ngo ntabwo bari kurwana ntako batagize nuko bahuye n'umutwe rwose witwa M23 bahuye n'icyaha waje warateguye burya ikintu cya mbere burya ngo ni ugutegura burya ni icyama barateguye aba bagabo njye n'umuntu urenganya FARDC rwose njya mvuga ati impamvu mubivuga nuko mutaragera bita ku kiwanja cya mapambano kibuga cy'imirwano agurahagira niyo mpamvu ari kwiga gutuka FARDC urabona ariko burya ngo hari umugabo haba hari undi rwose abagabo ntabwo njye nabagaya kuko nzi ikipe bari gukina nayo aha sinamako twikomereze rero n'amakuru yacu tubwire muri Masisi duheruka rwose witwa Ngaruye Bodwe amereye nabi afande Jean Marie afande Ngaruye Bodwe amereye afande kugira ngo rwose ikitibwa cye abone ikitibwa hanyuma uyu mugabo ko twerutse ama defense arimo arashumika arimo aratwika imwe akiyongeza iyindi abaza rendo bari gutabaza ku byombo bakavuga bati ntabwo dushoboye ni muhamagare aho banganya amapeta aribo bahangana nawe twe ntitwishoboreye ariko uyu mugabo umugani rero sina makosa kurya hari abantu tutavuga ngo bagiye bahangane n'umuntu nibura banangana no mu biro haba bati reka ati uyu mugabo wafashe za mushaki ntaji za rubaya za karubana hose ibintu bimworoheye mwe muravuga ngo nitwe turahanga namwe yarabananiye muri amakoalisiyo n'abarundi n'abaki bose hati mu muhamagara ari buza hanga muhamagare mayanga ari buza guhangana n'uyu mugabo tubwire ahanga bimeze bituma saha Faita ngo uburyo bimeze kugeza aya masaha sayi muri aya masaha muza kantu M23 imaze gukora tubwire M23 nababwiye yuko mu gitondo hari kurwana aho bita Rwamwa niho yatwitse defense imanuka bitazamahoko imanuka bitazarwero ahabwero rwose naho ngo yahageze kitanditse abasirikare ngo bagiye ahangaha baje kurwana ahangaha Faita bari baturutse he harimo abaturutse igicanga urumva abandi baturukaho bita imuhanga urumva ani hino azabutare monasteri abandi baturuka mu musozi wa Kibarizo hejuru baturutse za Kibarizo hejuru bakumanukiye bahuriraho bita Ibusumba kwa Erasto ngo bamaze kuhicara ubita Ngaruye General Ngaruye Bodwe ngaricara arababwira ati se abo mugiye kurwana nabo murabazi fani barabye ati bariya bo turabazi neza cyane ati rwose nabana tuzi cyane ati singeyo murebye muri kubona mwamereza mwama nk'igihe kingana iki kugira ngo bura buce barimo mwe maze kubukorera mwisuku urumva ukuntu abayivugira tuje ati mwe mumaze guhanagura ati mwebwe muburebye mubona ari nk'amasaha ngahe ndabona timubona ari nk'amasaha ngahe kugira ngo mumubwire ngo turadusoje akazi urumva ibyo bari kuvuga yari kubabwira mu gitondo nyuma yuko bafasha aho bita hariya za Nyange urumva kuko Nyange yarayifa ejo baraye bayirashe urumva irarivuyemo niyo bitabibwe ejo hari havuyemo bambye ati twebwe fandi duhaye amasaha 3 cyangwa 4 kaza amasaha 3 cyangwa 4 ibice bingana gutya urumva ati twaba dusoje akazi twaba tugasoje abahungu yabakubise icyo bita amawayiza kubita amabwiriza bakumanukiye bamwe bamanuka amahoko abandi bamanuka Bweru abandi bamanuka Rwamwa urumva bagendaga bakubita icyo bita gukubita fayi ngo hariya ngo bagiye baranyukanyuka amakuru mfite nuko abazarendo bo kwa Jamari bari bamaze iminsi haraza cyogero bakora ibikorwa by'urugomo rudenga kamere bari gufata abagore ku ngufu wajya mu Faita kuryo ngo umugabo urumva bari barisigaye barabujije abagore babo kujya mu mirima urumva wowe ukajya guhinga ukajya gushingirira ugatera ibishyimbo ugakora buri kimwe cyose kugira ngo umugore wawe cyangwa umukobwa wawe atagera bakamufata ku ngufu
urukumva ko abaturage hari abari bamerewe nabi, ariko nyuma y'uko intare za Sarambwe zigezeyo zagukubitiye umuntu, zikubita hababaza. Naje mbabwira imbunda bari bamaze gufata, nza ndi kubabwira imibare y'abasirikare bagiye batoragura iyo hasi mu migezi, iyo abo bagiye bakura mu biraro, mu mirimo, mu biraro byo mu myumbati iyo za Rwamwa, abo bagendaga bari gutoragura mu nsina hirya. Ntago ngo aya manywa yabaye ngo yari majabu, ku buryo abaturage ngo bari kujya bavuza induru ati nguriya hanyuze nguriya kugeza igihe Wazalendo n'izi FARDC babuze ayo bacira, babura nayo bamira. Kugeza ya magingo ya rero M23 ngo uwo bita ngaro yababye ngo mufunge safe, yababye ngo bafunge safe, bageze aho bita Impati. Abavandimwe baragenda n'abagenzi bageze mu marembo ya Mpati. Urumva muvandimwe arabagira ati ese Mpati bihagaze bite? Ati Mpati nayo dukeneye kugira ngo tuyikuremo ko naho harimo abaturage. Ati harimo abaturage, ati yego nayo muyinjiremo. Ngo bageze Mpati barabati mufungira aho ngaho, ubundi mumanze mwaruhukamo gatoya, mufata imyuka, ubundi turakomerezaho mumaze kuruhuka. Donc bagombaga aho niho bafungiye safe. Mpati bafunze safe. Mpati abantu bazi Mpati M23 we zageze bese ibintu bimeze neza cyane. Abaturage bahariya fight ibintu ngo bari gukora kuzimanira M23. Urumva hari umuvandimwe arantashatse kuvuga amazina usanzwe ariko ufite icyapfana nabo kwa Rasta. Urumva niwe wari uyoboye urugamba hariye, burya General ntago ajya agenda mu bimbere nubwo abayoboye, ariko abari mu binyuma. Urumva ariko umuvandimwe ngo wari uri imbere, ngo abaturage bari kumwakiriza icyo bita amajogo. Amajogo urayazi? Ni bisake amanutse bugati twebwe turiyiziye. Undi bate n'ubundi ngo ejo cyangwa ejo bundi Abazalendo bari kuzakirya, reka tukibazimanire. Ngo bari kuzana ibisake ku bwinshi. Urumva icyo nshatse kuvuga? M23 ya gahunda nababyiye niyirimbanye kubona mwenyewe yimanuke mwakira gice, nababyinzira bazanyuramo kugira ngo bazagere hehe Nyabyondo. Iyi nzira narayibabyiye kugira ngo bagereyo rero fight. Ntago bagereyo nta muyobozi mukuru uhari rwose. Iki cyo kirazira kikaziririza. Ushobora kuba tese katanyuze hano za Rubayanga, Amaruke, za Bihambwe, za Mema, za Gatare, za Gasheberi, za Masisi. Oya, washaka kugira ngo amanzi ziranguni zose yagenda ari kuzisaka, icyo bita gusaka, kugenda ari kuhasaka kugira ngo iyi Masisi zone bazajye kwigeramo, ari ama-angle yose baramaze kuhakuramo. Mu gitondo ni ku manywa n'ababyeyi ko gatoyi M23 yagezeyo. Nshatse kuvuga iki? Uzifarita ku bantu baciye gatoyi bashobora kuzamanuka amahanga. Urumva bakamanuka bita muri Gasopo, bagahurira n'aba ngaba banyuze za Mpati, bagahurira Nyabyondo. Ahantu harubizi biroroshe cyane kabisa. Ibintu byahinduye isura, byahinduye isura. Hari umuvandimwe bita rwose Ngaruye Bodwe hariya ngo yavuze ngo aricara aruko amaze gukora ikintu kigaragara. Uwo bita Jean Marie ubu ngubu muza aho hari inama ngiri gutegurwa y'abaye commanders ba M23 aba bashefu nyine harimo n'aba ba Bodwe. Jean Marie ngo agira ukwete yagira ukwete yumvishe ngo mwenya ari manukiye ndavuga atoya ati sinshoboye atagupfa napfejo. Jean Marie we nasego we bafunze ibyangushe bagiye bagiye kare, abandi basigaye bari guhanyanyaza. Nanjye mbe nka kofi Senamako ngo hari inama iri gutegurwa ya M23, inama ikomeye cyane ishobora kuba ejo cyangwa se ku cyumweru birimo niko ndi kugera nakira makuru. Muri iyi weekend iraza kuba ejo raga ni ku isabato. Muri iyi weekend inama iraza kuba ni ku cyumweru. Ejo bazabagiye gusiba iyi nama rero. Buriya uzi impamvu Ngaruye Bodwe hari ahantu ameze nabi. Buriya bungubu impamvu umva bafunze sefu bura bagiye gutangira isabato. Yasize hari icyo bamaze gukora. Abakuru pite ku isabato M23 ntago igirwana kereka yigabwe y'igitero yirwanaho ariko ngo ku isabato arajya kugaba igitero ntibishoboka. Bura aya masaha bagiye gutangira isabato bagira ngo babera no guteka hakiri kare. Urumva kugira ngo kigiye bamaze kubikenyereraho sha yavuze by'ibiryo gatuma inzara indya sha waburetse sha
ko hakiri kare. Zina amakosa makuru mfite, sorry excuse me, nuko ngo barimo barategura inama. Iyi nama ibizigwaho bike maze kumenya, ni umusaruro ndetse n'icyo iyi seserefe imaze kubagezaho muri iyi minsi bamaze bari muri seserefe kimaze kubagezaho. Ibindi reka ndihe kubivuga nza iyi seserefe mbese bagiye kwiga ese iri kugenda neza, niki kiri gutuma itagenda neza. Ibindi reka ndihe kubigaruka ubwo nzabibabwira iyi nama irangiye. Kinshasa umukuru wa ANR wo ku rwego rw'igihugu Fighter amaze iminsi igera kuri 2 yitabye Imana. Vandimwe rwose ngo yari niwe mukuru wa ANR muri Kinshasa, ariko Fighter bikaba bivugwa yuko abamwishe kugeza amagingo bataramenyekana. Bikaba bivugwa yuko bishoboka yuko ngo hari abantu bo muri M23 bashobora kuba baragezeyo bakaba bari kugenzura umujyi wa Kinshasa bagenda ngo bakenyura abantu bo mu nzego za leta mu buryo bw'ibanga. Kane Gisekedi wamwishe nabo kwa Gisekedi baba bamwishe bakitwaza ibyo ngibyo, kuko uyu mugabo urebye uburyo ki ubutasi bwa FARDC bumeze cyangwa se bw'iki gihugu burakemangwa, ashobora kubizira bamuziza wenda kari we ubigiramo uruhari. Uti bimeze bite? Urebye ibibazo ibintu sina makosa, burya hari akazi baguha ukakabona rwose ukishimiye kuko wari ugakeneye, ariko akaba ari n'akazi gashobora no kuba kaguhitana. Uti impamvu ni iyihe? Sina mako tuvuze ko ubutasi bwa FARDC bujegajega, ntago twaba tubeshe burito ubu bumaneko, kuko ibaze nawe uwanere, kuko ibaze nawe uwitwa Joseph Kabila yarasohotse babimenya yuko yagiye yamaze gucaho yagiye. Ejo bundi bateye bya bintu byabaye ngo bagiye gufata, ngo bari bagiye gukora kudeta. Ubutasi ntago bwigeze bimenyana ngo babitangire hakiri kare, byanasabye ko burya hana bahamu kurasamo barasahara mu bikorwa byamaze gutangira. Rwose bamaze no kugera aho president akorera. Ro wareba ubu butasi bwa FARDC ugasanga ukuntu buhagaze, bashobora kuba wenda banavuga bati uyu mugabo atangiye kugenda rwose adakora akazi ke neza, ugasanga arabizize. Akaba arabizize rwose. Baba we ngo yitwaga nde uyu mugabo? Amazina ntago nabashije kuyakurura rwose, ariko ndaje nyabahereze. Ntago nabashije kuyakurura, ariko rwose wampaye amakuru nuko yambwiye ko rwose umuvandimwe arankubita n'amafoto. Noneho urumva oya birumvikana nambyati rwose ndacyabikurikirana, atari ko n'amafoto uraza kuyabona. Ariko Fighter ngo hari ikindi kintu kiremere kiri kubera muri FARDC. Ikintu urakizi ngo hari icyo bita mezo. Kumva iyi mezo ni inzu ya gisirikare ibamwe ibikoresho byo ku rwego rw'igihugu. Iyi nzu umuntu yihagarariye akaba ari mubyara wa Gisegeti, Chilombo mubyara we. Ngo rero ngo hakaba hagatiye ngo niwe wemererwa ngo ni ushinzwe ibyinjira n'ibisohoka muri iyi nzu, ngo akaba ngo hari umubano muke hagatiye no bita Christian Chiwewe Shongesha, umugaba w'ingabo baramwica ahubwo ahangaha muri Kongo. Ngo bita Christian Chiwewe ari kumusaba intwaro, urumva ngo hasohoke intwaro. Undi akambyate se izo mwasohoye ziri hehe? Urumva iki kintu? Ati izo mwasohoye ziri hehe? Ati rero kugira ngo hagire izindi zisohoka mutubwire izo mwasohoye uburyo zakoreshejwe. Urumva ubwo harimo na bya bifarura ari kuvuga byo Ventura yafashe. Urumva nabyo barabibazwa. Ikindi bari uyu mugabo ari kubabaza atese ko muvuga ngo mukeneye intwaro, mukeneye iki? Izo mwajyanye zakoze iki ko nta nagace na kamwe mwigeze mufata? Urumva ubwo rero ngo hano Fighter mu gisirikare cya FARDC umuriro kwaka Kinshasa. Uyu mugabo ushinzwe ibyinjira n'ibisohoka muri inzu ya gisirikare muri Kinshasa, ubwo ni ku rwego rw'igihugu rwose. Ni mubyara wa Gisegeti, nuko atari kumvikana n'ubita Christian Chiwewe Shongesha, umugaba w'ingabo ahangaha muri RDC cyangwa muri Kongo muri rusange. Ubwo rero Fighter bikavuga yuko aba bagabo nabo bashobora gutuma muri FARDC havuka umwuka mubi, noneho bya puita no ku rugamba ukuntu rwabananiye bigahumira ku mirari.
urumva ko muri Kinshasa bitoroheye. Ibi ahagana mu saha z'igitondo cyo kuri uyu wa gatandatu tariki 12 z'umwaka 12 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2024 imirwano yongeye kubura hagati ya M23 n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa Kinshasa. Ni impande zombi zari zihanganiye mu bice bya za Masisi, ariko izi ngabo zikaba rero ngo zanarwanye mu gihe hakiri kagahenge kashyizweho cyangwa se kashyizweho n'ibi biro rwose by'umukuru w'igihugu Amerika cyangwa se Amerika White House. Urumva iyi mirwano yabereye ahantu hitwa ngo ni Bweru. Urumva ndinjiye muri raporo imaze kungeraho none ahangaha. Urumva ko drone yanjye nayo uburiya nukwendeye inkuru twire tunayivuga twabimenya, ariko urumva ko abaziye ku gihe. Yabereye Bweru ho muri lokalite ya Mupfunda, ni muri teritwari ya Masisi mu ntara y'Amajyaruguru cyangwa se muri Kivu y'Amajyaruguru. Indi mirwano nanone ivugwa ko yabereye ahitwa Mahoko. Urumva ko ni bya bice wahoze unavuga. Urumva ko rwose umutaramo nawe ibintu yabikurikiranye, drone yabikurikiranye. Agace kari hafi ya centre ya Nyange. Iyi Mahoko ngo iri hafi ya centre ya Nyange. Abavuye muri Nyange bakomeje imbere. Abataramo muri bira bice bakunda kujya bananyandikira, turabasuje cyane aho baherereye, ubwo bahise kwibiyumva rwose. Bakunda kujya baza rwose tukicatira kuri WhatsApp tuganira ibintu bigiye bitandukanye. Amakuru aravuga ko amakuru ava kuri bice cyangwa se ahantu hari kubera imirwano. Urumva? Avuga ko ibitero byagabwe n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, kandi ko byarangiye iri huriro ry'ingabo cyangwa se izi ngabo zagabye ibitero bayabanginga atabafunyemo. Urabyumva bahise birukankiye. Urumva ko kugeza amaginga ngo ibice biracyagenzurwa na M23 bidasubirwa. Wanjye rwose idrone yangize gutanga amakuru, hari ikintu njya nyikundira, hari ukuntu igera ahantu igacanga utuntu. Iri huriro ry'imitwe ya politike ya AFC ribarizwamo na M23 ryashyize itangazo ahagaragara ryamagana ingabo zirwana ku ruhande rwa RDC kwica amasezerano y'agahenge impande zombi zirimo kashyizweho cyangwa se ya SSLF yashyizweho n'iki na Amerika. Muri iryo tangazwa rivuga ko ingabo zirimo iza FARDC, FDLR, Wazalendo, ingabo z'u Burundi, abacancuro ndetse na Sadeke urumva zarenze ku masezerano ngo zitugabaho ibitero. Ubwo ndimo ndakotinga zitugabaho ibitero muri teritwari ya Masisi. Agenda ndimo ndavuga gutyo ndimo ndakotinga. Utaramuvuza ati fighter we ati ndakumenye ati surashishi yihe mbunda mwa ati nangu ukoresha machine gun kada yarancana. ahita avuga ngo uri kumwe nabo ngo kuwa gatanu w'iki cyumweru gishize ku isaha yo ku isata z'ijoro nibwo amasezerano y'agahenge yatangiye. Ubwo urumva ko mu kanya gato ubwo icyumweru kiraza kuba kirangiye uyu munsi, aho aya masezerano impande zombi zasabwe kuba zihagaritse imirwano, impunzi zigataha zigasubira mu byabo, izataye ibyabo kubera intambara. Ikindi ngo ababitaho no bakabona umwanya wo kwita kuri izi mpunzi. Ntagero ngo byafashe ngo hataraba imirwano sina makosa. Nakubonye aho uri murerekeza ni kuri rya tangazo, reka mbe nanarishyize hano sina makosa. Nabo barirebe iryo tangazo ryaturutse harya ni Butembo bimeze bite? Butembo ni hatari. Turishireho twinjiremo rwose ritangazo rihari. Ni itangazo mbona riri muri lugha ya Kiswahili.
twikomereze tugende gutya twagiye sinamako. iri tangazo turarihera ahangaha ku mutwe w'amagambo uvuga ngo Veranda Mutsanga alerte maandamano ya amani. Kumva ngo ni imyigaragambyo y'amahoro. Urumva? Maandamano ya amani Ni imyigaragambyo y'amahoro. Tumeungana na vikundi grupe ambavyo vimekubaliana jinsi lendi tarehe 15 za mwezi ya 7 2012 hakuna kazi yeyote. Urumva? Nubango hano twifatanyije ndetse n'ibikundi cyangwa se n'ibyiciro byemera yuko kuwa mbere tariki 15 z'ukwezi kwa karindwi 2024 nta kazi kazabaho ahariho hose. Pamoja na grupe zote tunaita population yote kuhudhuria kwa hiyo maandamano. Twese hamwe n'ibindi bikundi byaribyo byose twishize hamwe n'abaturage kugira ngo tuzishyire hamwe kubwo gukora iyo myigaragambyo. Saa 2 zuzuye tufike kwenye tufike wengi sana ku vijik na tuvale noir na vitambaa vya black ili pamoja tuanze maandamano mpaka musienene ku linye ya Equateur kuonesha dunia yote jinsi tunataka amani tu. Hatutaki M23 ifike Butembo. Masakre ya ADF imekomeshwa kabisa. Mwenye hatafika nani complex wandi titangazo ni Sindi Kulo Mwankwa Kulo. Hano baravuga ngo guhera saa 2 kuri uyu wa mbere tariki 15 ngo muzaza muri benshi mwambaye imyenda y'imikara. Urumva? Ndetse n'ibitambara ya black kugira ngo bazifatanye bose kugira ngo bakore iyi myigaragambyo kugeza busienene ku murongo ugaba Equateur kugira ngo bereke yuko isi yose badashaka intambara ahubwo bashaka amahoro. Abaturage ngo ntabwo bashaka yuko M23 igera muri Butembo ngo ndetse n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bwa ADF bukaba bushyizweho akadomo. Ibi bintu abaturage bari kwivugisha sinzi ko bishobora gukunda. Faita twamaze kumva yuko abayobozi bo mu mujyi wa Butembo bamaze gushyiraho akayabo k'amafaranga agera kuri miliyoni 10 z'abanyamerika kugira ngo bayahereze nibura abasirikare bari muri iyi Butembo kugira ngo bavemo M23 izajye kuza baravuyemo. Ariko urumva ko abaturage ngo bagiye gukora imyigaragambyo rwose ngo karundura ngo ntibashaka yuko M23 ngo injira muri Butembo. Ariko ni nyuma yuko rwose bari kwigiza nkana n'ubundi hari atuzi yuko aba ikintu bita tribalisme cyangwa se ironda koko mwabira bice bakaba ngo badashaka yuko M23 izakandagira mwabira bice. Ariko ni bya bindi nyine byo kuvuga ngo wanze kumva niyanze no kubona M23 hari aho kwahagera izahagera ahubwo mu buryo bwa vuba. Iri tangazo ngo rikaba ryashyizwe hanze no bita Sindi Nkulo Mwankwa Kulo. Vandimwe rwose izina riraremereye cyane. Urumva? Bivuze iki Faita rero ngo kuwa mbere imyigaragambyo iraba imyigaragambyo. Ni nyuma yuko nituvuye hanga muri Butembo naha muri Goma. Aha muri Goma aha muri Goma naho ngo uwo bita Peter Kirimwami Nkuba natagira icyo akora naho barinaga mu mihanda
ni nyuma y'uko rwose abaturage muri uburasirazuba bwa Kongo bakomeje kugenda bagaragaza yuko batishimiye imiyoborere ya Kinshasa. Iyi etat de siège rwose ngo bazanye muri Goma guhera kuri guverineri, maire de la ville, ba magistrat, bande aba bose ni abasirikare. Etat civile nta kigikora. Urumva? Nta kigikora. Ubwo rero nyuma yuko ngo abaturage basa nabambuwe agaciro, urumva? Igihugu kikaba inarika biyoboye mu buryo bwa gisirikare, nabwo butagize icyo bumara. M23 irategerejwe rwose kuko abaturage ngo bamaze kurambirwa, bamaze kuruha bari kuvuga ngo ibyo mumaze iminsi murimo rwose turabirambiwe, kurara muri kurasa nta cyabaye, mukarara mutesha abantu umutekano muke, ibi bintu turabirambiwe. Ni nyuma yuko muri Sake Faita, Sake ngo haracwekereye, ariko hagiye guturika ikintu. Muri Sake hagiye guturika ikintu mu minsi itabaze. Iyi Sake mushobora kumva tena rwongeye kwambikana. Kuko ibintu mbonye mu kanya rwose ndi kubona kuri telefone yanjye, mbonye ari ibintu biremereye. Reka nze rwose mu bavandimwe mu bigitege, ejo cyangwa ejo bundi dushobora kubazanira ibintu biremereye ahangaha muri iyi Sake. Niko na Minova yugarijwe kuko ubu aho bigeze rwose nuko ng'abarundi nabo bavuze ngo rwose amafaranga ntabwo, imibereho muri Minova irakakaye rwose, amasambaza ntibakiyabona, none ngo nabo ushobora kumva bigumuye rwose bakagira gutya nabo bakisubirira za Bukavu. Mwakoze kubana natwe rero, mukomeze munogerwe na gahunda zacu, weekend kandi ikomeze ibabere neza. Ni naho ku munsi w'ejo rero yari Fighter. Nasi namakosa. Asansian, ciao.